nongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikira bari mu Rwanda n'abadukurikira bari mu mahanga. Ni Elwine nk'ibisanzwe. Ahangaha tugiye kuza mu kiganiro Showbiz Today. Nizere ko mumeze fresh. Ni Elwine kuri Real Family. Yes, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane byo kuza gutindaho no kuza kuganiraho. Biteye ubwoba, biteye ikibazo gikomeye cyane. Nukuvuga ngo showbiz nyarwanda ahantu igeze aka kanya ubu ngubu nta muntu ugicuruza kuri content ye wapi, ahantu basigaye bacuruza ku matiku y'abandi bantu. Kandi ntekereza yuko niba uri umustar, niba uri umu content creator, niba uri umuhanzi, niba uri umusinemaniste, nyine uvuga ati mfite byinshi nakoze kugira ngo channel yanjye mfite byinshi nakoze kugira ngo izina yanjye ifite aho rigera, warahemutse wageze gute. Ariko sinumva impamvu mugiraho mugera mwarangiza mugatangira kumva yuko gutuka bagenzi banyu, gusubizanya bagenzi banyu. Umwe araje aragututse, nawe uramwatatse, uramututse, ibintu bibaye fight, bibaye intambara mbi cyane. Ntabwo ntekereza ko ibyo byubaka cinema cyangwa se byubaka music, ibyo byubaka industry y'umuziki cyangwa industry ya showbiz mu gihugu. Ntabwo ntekereza ko aricyo kibikora, ahubwo buriya mugiye none ugasanga biri gukorwa abavubuka bakizamuka, bo birumvikana kuko bagomba kubikora kugira ngo babashe kugira amabareba. Ibaze umuhanzi wa danje cyangwa content creator wa danje, umukomediye wa danje, wundi tuvuga ati yarakoze cyane, izina rye niyo mpamvu riri hejuru, ugasanga ari gusubizanya n'umupeti ukizamuka utaramara n'umwaka umwe muri showbiz Rwanda. Ntabwo ntekereza ko ibyo yakabaye biritwika cyangwa bikora, kuko buriya wowe witwa ngo uri mukuru, iyo uri gusubizanya n'uwo mwana birangira n'ubundi icyo ukoze we icyo yashakaga akigeraho, ariko wowe icyo washakaga ntabwo ukigeraho kuko uri kwiteza abantu. Okay, twakomeje uyu munsi ntabwo ngo tutinde ku bintu byinshi cyane. Turagaruka kuri Muyango, aho kanya uyu nguyu uri mu gahinda gateye ubwoba, agahinda kameze nabi cyane, yatewe n'umugabo we Kimenyi Yves. Nyuma yaho bigaragaye amafoto ari hanze, amafoto yo hanze ari kumwe n'undi mugore, ngo babyaranye abana babiri, bivugwa yuko ngo babyaranye abana babiri b'impanga. Uwo ni Kimenyi Yves, n'uwo mugore we ngo ni Nana Natasha. Yego, ni Nana Natasha. Ubu ngubu rero uwo bita Muyango we yashakanye na Kimenyi, azinga ashakanye n'umugabo, bagiye kubakana umuryango, birangira asanze ayashakanye n'umuperi n'umuhaga n'umuperime n'umumeripire. Okay, twakomeje. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byagiye bivugwaho n'abantu, ugasanga bavuga ati Muyango ni umuhosta, niyo mpamvu Kimenyi Yves yagiye. Ntabwo ariyo mpamvu. Kimenyi Yves nawe ngo ntashobotse, reka Tukatuwa baga ejo yashakishijwe arabura, nyuma yaho basanze yakubise umugore we, bamara gukubita umugore akamuca ugutwi. Ibyo bintu biravugwa, ariko biranagaragara ko ngo ugutwi yabaraguciye. Ibaze nk'umusitari uba ushaka kwiteza abantu, yarangiza akagira gute, agaca umugore we ugutwi. Ibaze nk'iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ntekereza yuko nta muntu n'umwe yakwishimira kuba umusitari urenze nk'uriya yaca ugutwi umugore we bro. Nzidakeka, ariko bikavugwa yuko ngo umugore wa Skaitu ngo ari umugore utarashobokaga cyane. Skaitu yageragezaga gushakisha ibiceri, akabyuka akajya gushakisha n'umushabitsi uteye ubwoba, yarangiza atagasanga umugore agiye kumuca inyuma, nta n'uri mu rugo, agakubita nk'icyumweru cyose umugore ntawe uhari. Skaitu ari mu rugo ari wenyine. Ibaze nk'icyo kintu. Warangiza ukavuga ngo abagabo barananiranye bro. Ibyo ngibyo twabishyize ku ruhande, turagaruka ku bintu bya Rocky na Nyambo bimaze iminsi byaratutumbye, bimeze nabi cyane. Ati Nyambo na Rocky mu rukundo, ubukwe Ibyo bintu nta hantu hamwe yigeze byandikwa usibye iminwa y'abantu yabivuze. Nta hantu hamwe byanditswe na ba nyirabyo. Rocky kirabiranya, ndizika ari kirabiranya. Rocky kimomo kinoze kivuna muheto. Ngewe ejo twaravuganye arambwira ati yewe mani Elwine, biriya bintu bavuga byose
ni ukugira ngo batwike social media zabo n'izo mbuga zabo, ariko barabishya. Nta kintu kimwe nziranyeho na Nyambo ni umushuti wanjye bisanzwe biri aho ngaho, ariko wapi kabisa nta bintu by'inkundo birimo hariya. Nta bintu by'inkundo birimo hariya. Abantu bose rero bakagenda bagashyushya inkuru, yewe nahanga twarabitangaje. Ariko nyine hari ukuntu ubu kigendera mu kigara akavuga inkuru nzima irancitse, ariko inkuru ya nyayo ihari iruriyo nuko Rocky Kimomo kirabiranya kibaruma kibahana nta rukundo arimo Nande na Nyambo. Tukwot nyuma y'igihe kirekire abantu bamwotsa amagambo, abantu bamwotsa igitutu, abantu bamurabura, yamaze kuba yakora ikintu cya danje. Nyuma yaho yatereye ivu umukobwa, ubu tayari yamaze kugira gute, uwo bamwita Tricia. Ubu bamaze kutubwira igihe ubukwe buzabera, ibintu byose igihe bizabera, byose bamaze kuba babitangaza. Karasira Aimable ejo bundi witabye Imana azize kunywa imiti irengeje urugero. Abantu benshi cyane bari gutangaza ibintu bigiye bitandukanye, ariko sinya mvuga ku nkuru ziriho ibintu bya pratique. Reka jye sinya mbikora kuko urishobora kureba nabi ukanabigwamo ukanabizira, ariko nyine muri gahunda zindi zo sinya nivanga. DJ Brian sinzi ngo niba afitanye amakimbirane yande nande nini na nini, mimi na vipi. DJ Brian na Tesha ni abantu ba mbere bokeje igitutu umuntu witwa Muyango, bamuziza yuko ngo ari we warasenye urugo rwe ku bushake, bitewe nuko ngo yajyaga asiga umugabo we mu buriri yarangiza akigendera. Ibyo ni ibintu biri kuvuga mu mihanda za Kigali. Eriwayini kuri Buya Family, nizere ko mumeze neza. Abantu mwese twabanye twatangiranye ndabakunda cyane, mukomeze icyambere subscribe, ubundi ibindi tukazabiha Imana ikaba ariyo ibidufashamo. Ni Eriwayini. Hari akantu njye ngira hano, ngiye kukagarukaho hano. Hari akantu ngira, hari ikintu niba ari nakita nk'icyigisho. Mu buzima hari imikino tujya dukina itari myiza, itari myiza nyine twavuga itari myiza. Mu buzima ntuzigere na rimwe ubeshya umuntu w'umwizerwa kuri wowe, kuko byanga bikunda ukuri kose kujya ahagaragara. Ukuri kose kujya ahagaragara, kuko uwo muntu uri kubeshya aba afite byinshi cyane abitse ku buzima bwawe. Byanga bikunda, niyo mpamvu bari umwizerwa. Akenshi gushinja amakosa abandi bantu biratworohera, ariko kwemera amakosa yacu bikagorana. Ibyo bintu rero mushaka ndeka mbabwiza ukuri. Ndabizi yuko ikosa ni ikosa bro. Gukosa ni ikosa, yego. Ariko niba tutifuza gushinjwa, natwe tugashinja abandi bantu, yego. Nizere ko mumeze neza abantu mwese twabanye. Nejo tuzagaruka tuganire ku bindi bintu. Ni Eriwayini kuri Buya Family TV. Nizere ko umeze neza. God bless you, ndabemera cyane. Umwana w'inyami byose from Butale. God bless you.